muri isi yacu hakenewe umuntu ukoresha ukuri mu byo akora byose, ntakunda inyungu ngo atakaze icyizere, ahubwo akajya abera abandi humure, akishimira kubera abandi umugisha, uwo nguwo arakenewe ahantu hose. muri isi yacu hakenewe umuntu ukoresha ukuri mu byo akora byose, ntakunda inyungu ngo atakaze icyizere, ahubwo akajya abera abandi humure, akishimira kubera abandi umugisha, uwo nguwo arakenewe ahantu hose. nezeza mu buzima inzira y'umukiza, no kwitangira abandi wifuzwa muri byose, intsinzi isanga Yesu nkanye ibyatunaniye. ubunebwe nabwo butegetse akaga, uri gukora ugasekwa n'udakora, abadakora bifuza gusa neza, nta cyubahiro bazigera bagira, ni nayo mpamvu ibyaha byabaye byinshi, murebe namwe umuntu arabuze rwose. ubunebwe nabwo butegetse akaga, uri gukora ugasekwa n'udakora, abadakora bifuza gusa neza, nta cyubahiro bazigera bagira, ni nayo mpamvu ibyaha byabaye byinshi, murebe namwe umuntu arabuze rwose. nezeza mu buzima inzira y'umukiza, no kwitangira abandi wifuzwa muri byose, intsinzi isanga Yesu nkanye ibyatunaniye. ese niba wumvise ko umuntu abuze, ntiwaharanira kubaho wifuza, ukagira imico myiza na gahunda, abakugana bagataha bishimye, jya igisubizo mu bibazo bafite, abakubona bahimbaza umuremyi. ese niba wumvise ko umuntu abuze, ntiwaharanira kubaho wifuza, ukagira imico myiza na gahunda, abakugana bagataha bishimye, jya igisubizo mu bibazo bafite, abakubona bahimbaza umuremyi. nezeza mu buzima inzira y'umukiza, no kwitangira abandi wifuzwa muri byose, intsinzi isanga Yesu nkanye ibyatunaniye. nezeza mu buzima inzira y'umukiza, no kwitangira abandi wifuzwa muri byose, intsinzi isanga Yesu nkanye ibyatunaniye.